twongeye kukwishimira kwakira kuri Ane TV show papi. Murakoze cyane. Umeze gute? Ndashima Imana. Nakubonye watenze igitaramo cy'amahoro Isaac. Isaac amuziranye gute? Isaac usibye no kuba ndi umukristo w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, ahantu hose bavuga Imana neza ndateka ndahajya. Kuko nkunda Imana, nkunda gusenga cyane mu mibereho yanjye. By'umwihariko amahoro Isaac yabaye umuyobozi wanjye. Ubwo nakoraga muri Goodrich TV niwe wari umuyobozi mukuru. Asoje manda ye muri Goodrich TV dukomezanya umubano n'ubusanzwe. Buriya Isaac afite umwihariko mu buzima bwe, ni umuntu ubana, ni umuntu usabana, kandi ni umuntu udashobora kuba yakwifuza kuba yagutakaza. Keretse habaye ngombwa ko wowe umunanira mu mibanire yawe nawe, ariko we yumva atagutakaza. Bwa mbere akora konseri ariko isabato yarantumiye bisanga ndi i Rusizi icyo gihe, nagiye mu bukwe sinaboneka. Hari ku wa gatandatu icyo gihe. Uyu munsi rero ndavuga ngo nubwo mfite ibintu byinshi byo gukora, ariko mu mutima wanjye numvaga mfite umuhate wo ngomba kuboneka aha hantu. Buriya iyo umuntu ageze ku rwego rwo gukora post, uyu agomba kuzaba ari muri konseri yanjye. Iyo utabonetse babifata nk'uko hari ibyo wasuzuguye. Ikindi ushobora guha umuntu ibisobanuro rimwe, wamuha ibisobanuro bwa kabiri akavuga ati ariko bwa gatatu ndamutumira iki gahora agira impamvu. Izo mpamvu rero kugira ngo ziveho, nuko uba ugomba gukora ibishoboka byose. Iyo utitanze mu by'abandi, nawe ntabwo wabona bitanga mu byawe. Ijambo ryo riravuga ngo uko wagenje niko uzagenzerezwa. Ubwo rero kuko twese turi muri iyi si kandi tuzakenerana, buriya nta wigira. Baca umugani mu Kinyarwanda bwo ngo na nyirakasha yatiye akotero, kuko hari icyo uzakenera ku muntu, kandi nubwo utagira icyo umukeneraho, sapoti gusa, presence yawe bitwaye iki koko? Buriya abantu bose bagiye bagira uwo mutima, twakubaka u Rwanda twifuza. None se muri we wumvaga igitaramo cy'amahoro Isaac uko wagiteguraga nuko usanze bihuye? Harimo itandukaniro ni nk'aha n'Icyangugu bikomeye cyane. Tekereza konseri yatangiye mu ma saa 6, ubu bibaye saa 3 z'ijoro. Still now urusengero ruracyuzuye, n'abantu hanze y'urusengero n'abandi baracyarimo kuza aya masaha bari gusoza. Bikweretse ko mahoro ntabwo yari yaba umuhanzi wa danje cyane muri gospel, ariko ni umuhanzi w'umuhanga. Buriya biragoye cyane kugira ngo umuhanzi w'umugospel abe yabasha kwamamara namenyekane muri ubu buryo. Israel Mbonyi niwe wamamaye mu buryo butunguranye, avuga ko ngo nawe byaje kumutungura ageze mu Rwanda asanga indirimbo ze barazizi, kwamamara kwe bisa nk'aho bisitayeho. Ariko ubu mahoro mu mateka ye navuga ati ibintu byaramvunnye, uzumva ko byamuvunnye. None se niki wifuriza amahoro Isaac nk'umushiti wawe, umuntu mwakoranye mu rugendo afite rwa gospel, niki wamwifuriza? Mahoro buriya ibintu byarabipuraninze. Niwe muhanzi wenyine kuri iyi si ya rurema, niwe muhanzi w'umugospel, si n'umugospel, n'abo bahanzi bandi batari abagospel ba danje tubona, nawe ndabona ufite ba manager 20. Wibaze ko nanjye ako kantu kansekeje. Ese watubwira muri make ubundi umuntu w'umuhanzi agomba kugira aba manager bangana gute? Ibintu birakaze. Ngiye ubwanjye ndi manager wa Papa Cyangwe. Yego. Papa Cyangwe? Yego. Ubwo ugiye kwibaza ngo kuri umurokore ukamanaginga umuhanzi utaririmba gospel. Ariko ndebye ukuntu ibintu by'umumanager bivuna, cyambere cyo bisaba umwanya, bisaba ubwitange, bisaba no gushora amafaranga. Kiracyumva. Noneho we afite manager 20. Buri wese ugiye afite inshingano. Urumva ni biro yubatse. Cyane rwose. Urumva noneho akaba atari yamenyekana ku rwego rw'umuntu ufite abahanzi aba manager 20. Haracyarimo urugendo rero.
cyo kimwe icyo nifuriza Isaac Uwiteka mugenga wa byose azakomeje kumushoboza. Buriya hari ikintu cya danje gikomeye, manager ukomeye cyane uri hejuru y'abo 20 n'umugore we. Bibiliya ukuntu ivuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Notekereza yubashye Uwiteka n'umugore yubashye Uwiteka imigisha yose yamaze kubazira. Buriya abana be nibo bazaza ari abajyanama. Bari aba manager abandi. Nta gihe kirekire bazamarana. Ntago ndi umuhanuzi sinanerekwa ariko bari aba manager kenshi usanga ari ibintu bagufasha muri organisation, bagafata izo titire ukabashimira nka kuri abaha ama certificate bikabakora ku mutima, ariko buriya hajemo amafaranga bashwana cyane rwose muri urugendo rwo guhasoringa. Noneho kuba Mahoro yarabaye umuyobozi wa televiziyo, ikindi akaba ari n'umuntu ufite amafaranga sinavuga menshi kandi si make. Buriya abashyitsi bamusuye bose ndetse banumva ibihangano byo baravuga ati twagufasha iki, ati mu inama gusa. Uje kumuha inama nawe ajya muri management. Tutavuga gutyo ukumva ko bose ari abamutara amafaranga wapi, ibyo ntabwo ibyo boro bishoboka. Ariko kandi buriya ntabwo nzi ukuntu wenda indirimbo za gospel zijya uko zikorwa na shoot amafaranga bitwara, ariko none yaba ari we muhanzi wa danje, yabarusha ubwamamare bawe Khalifa. Oya reka no gutanga ingiro ku bahanzi batari aba gospel, yaba ari superstar kurenza ba Roza Muhando. Roza Muhando nta na management agira se, ahubwo afite abajyanama bari aho ngaho ba hafi boroheje. Ntabwo za deal zabaye akaba ikibazo cyo kwambura hoteli izo. Papi urakoze cyane, twerekeza ku musozo. Abantu batatendenze igitaramo cyangwa bataje mu gitaramo niki wababwira? Ntabwo nabaciraho iteka kuko buriya haranditswe ngo genda uko imbaraga zawe zingana Gideyoni we. Ubwo rero ngo nimba kugambira kubaho kwa muntu tugashobozwa n'Uwiteka Nyiringabo, nicyo ngicyo. Naho ubundi abataje muri iyi konseri tekereza ko n'ubu numva ntashaka gutaha bitewe nuko izi ndirimbo zirimo kugenda zirushaho kunyubaka. By'umwihariko buriya abadive bagira muzika yabo yihariye, ibyuma bike amajwi yawo, ibyuma bike amajwi yabo, bass, tenor, soprano, ukabyumva ukuntu nabahanga cyane, nabahanga pe. Ubu rero kuba mba numva muri nge nabaye undi mushya kwa watubwiye kuri uwo mwadeperi, ariko Isaac ari umushuti wawe, ese ni ihe ndirimbo yiwe aririmba ukumva neza? Nta ndirimbo ze ntumva, kuko buriya indirimbo ntabwo nabwira ngo indirimbo nkunda cyane, kuko buriya indirimbo zose za gospel ziramfasha. Nka Isaac indirimbo ashyize hanze yose amarinki yayo nkahita nyumva. Ubwo indirimbo ze niyo nzishyizemo mu rugo ubwanjye bimfasha kuruhuka neza ngasinzira. Zirimo amagambo ahumuriza umutima, zirimo ibyigisho. Buriya ni wumva indirimbo, hari ukuntu wumva indirimbo wayisoza ukumva nta kintu kirimo, ariko we wumva harimo ikintu gifatika, aricara akandika. Yego, urakoze cyane, turagushimiye cyane. Asante sana. Sawa.